ubu ninjiye no mu nzu ko gufata twongera tugafatanya kandi mu nzu nahita mwica. Kanekarabye no mu maso igofero nacyo kambanyishije ngaha ndi nani ako nk'ubu wavuga ngo mukwe narashatse kwe no masaha agere umugore nashatse giye ku giti cyanjye atari yaza ko ndamwica none mureke ubusambwira ngo yaraye zaba ari inzoga ho wanywe bidashira bari kumwe n'abagabo ndabizi ariko hari igihe umunsi umwe azasanga nanjye narunguye bite mwashisha ishoka agire ngo ni indege ahanutsemo ibibeze nabyo birakonje bikaraba ni bo gukaraba inkuru umva nanjye katsohora intebe mbe nicaye hano araza nanjye arahansanga yanjye se nayo ngiye kureba ikira ngiye kureba ndebera ibintu byose biba biri mu gikoni kwe uwambwira ngo umugore nashatse ni mugore nyabaye ibintu byose biba byanagaye amasafuriya amasahani mana we reba imyanda biri mu gikoni nanjye narashatse so ubundi wa mukobwa we navuga ngo ariko mba arahansanga icyo nzi mbe nasarunaho ntabwo rumeze nk'amabuye ariko ukuntu bambwiye ariko mama yarabimbwiye yambwiye ngo uramugore ugiye kuzana icyo nzi cyo ntabwo muzabana nanjye mumajije kubibona umugore koko kurara mu kabari kwe ntabwo byavamo pe nta nubwo byanakura abandi babuze najya njya mu bandi bagabo bavuga ngo narashatse nanjye mwicara nkatengeneza ngo mfite umugore baba we njye naherekeje abashatse ntabwo njye nashatse kugira ngo muhagurutse uzi ko no kugushinga uko nawe kugushinga no kugira ngo mugeze mu rugo muteye kuri ubwo tuma aho tumanuka tugenda njye nigure oya tugenda ubwo tumanuka tajyana nayo nawe ukuri kugenda tumanuka tugenda utagize nk'umuntu ukubona uri kwiyandagaza uri gutumanya icu oya nago uri kwiturika tugenda Sasa huyu What?
Megan. Uramudamu koko ntabwo gusa wavuga ngo ni ikipafu ugasherera amenyo kandi bose nawe ubu Bruh. Nice. umugore unatwitsinda y'umwana wanjye waraye Wow. Hey. kandi wowe ntukajya ukomeza kunyegera kajambo ajya ngo babahaye n'agashamba n'agashyiraho ariko nzaye gukuraho bikomeze Yeah, boy. I hold him up. Okay. Oh no. ariko mama yarabimbwiye ati amikore nige narashatse ko kandi mama yarabimbwiye yaramwatse igiye kuzana Sasa huyu. hari igihe ariko nanjye nzamufata amazi koko umugore tutari twamarana n'amezi 6 kweri bagatangira kurara mu kabari koko n'abandi bava Wajiba bidi letu. ayiwe ndi kwitotomba ibibazo byarandenze ubu zenda kumva hari nziruka no ku gasozi ako ndebera kweri ndebera nawe wa mugore reba nazanye umugore ariko man nukwirirwa yigira mu kabari mu nzoga n'abagabo ubu nanjye nabuze icyo namukorera pe ndebera nawe kweri ubu ngubu tugiye kwirirwa turutanga mu baturage atari ranshingi y'umugore amazi arahara izana ndaje ngiye kuyagwa mu kanya ariko ingo z'iki gihe mwana abubaka nibubake jewe ariko nzana rutagiye nka nigendera wenda akarusigaramo n'abandi bagabo ubwo se wavuga ngo mazi ikimururu nukuzanuka mbwira ngo ndi ikigoryi ndi icucu ni ibintu byinshi
Ugasherera amenyo karindagira. Ye wa mugore kutangira urugo wajugumi wawe ntange ngagumi waje wowe utwentura ariko sha hano ntabwo ari iwawe. Umenye ko waje mu kirusi. mwangishe bino nko mutuyemo Ako ibihome warwo byo warabyubatse. ije mware munza kuri zana nakabura uburiri utonera mwita Nushaka uryame no mu musenya ahubwo. Ari bubobo. Wagipa Ariko biti. ntabwo umenya ko uri umugore. Igihe cyose uzajya uhora umeze nk'urukoryi umeze nk'igitugu. Kanyasho basa karendagira. Ubwo nibyo ngibyo uba uri kwishingikiza. Nagukubita wenda bye bakamfunga wenda. Bazapfira muri gereza kuko n'abandi ntabwo uwandera uru rutamenya ko runatwite koko ngo rumenye kwitwara neza ubwo ni ukugenda rwanitse ubusa mu muhanda ahantu hose barureba uwo nta mugore ukurimo wenda yaje nzakwirukana we nakakukubita umugore ntabwo ngo bisubireba se kandi wavuga ngo umuntu ari kuvuga ngo umuntu ngo ntabwo aba ari kuvugisha ukuri kweri ubu ngubu ntabwo ubona ukuntu angize koko ukuzana ikintu n'umugore kweri mana yanjye mbega umugore ni icyorezo nazanyura nta mugore urimo uranaje ndamwirukana nibiba na ngombwa nge nzamwica wenda bamfunge ntabwo mushize mu butaka kuko ntabwo wavuga ngo ubu wavuga ngo ni uwuhe mugabo kweri ndebera nawe bakwe reba ukuntu angize nari meze neza ko ndebera ukuntu angize umugore inshinzi y'umugore yanaraye mu kabari mana yanjye ariko iyo mufatisha nuko ahise yiruka Mama yangu. Game over. Kanzangu tuchamazi naho ubundi Uwanja wake kaingia sasa. Kweli kwa kweli ubu ninje no mu nzu kwa gufata tugafatanira mu Mama soko nararurindia. Byabirangira ubwo suri kubona koko twabikora gute kwe ngo nawe mbwira agahinda n'ikica kagira mu biko ugenda amahoro nawe kweli umva nimba ari kucyo bavuze ngo zubakwa ngenda ndabivamo ndabireka rwose kuko ntabwo umanye ntabwo nazaguma mwaya n'akagahinda kameze gutya ute wambwira ngo ndi umugabo kweli ariko kamusange mu nzu nibibara ngombwa Sasa huyu